Mwiriwe neza abakunzi b'inkuru TV, nongeye kubaha ikaze, ni karibu twumvane hamwe inkuru, tugiye gukurikirana none igice cya ya nkuru yacu yitwa urukundo rw'inyabutatu, aho tugiye gukomerezaho aho twagarukiye ubushize, aho David yari amaze kwinjira muri ofisi, amaze kwibwira madamu yuko ari we David, ariko akaba ari gusaba imbabazi yuko yakererewe. Nuko rero David asabye imbabazi, arabazi rwose mumbabarire rwose ko naje nakererewe. Umwe mu bagabo bari bari aho ngaho abaye nk'umwongorera, mva madamu agiye kukwirukana. David akibyumva baratangira uti rwose mumbabarire ibyo ngibyo ntimubikore, ntimunyirukane. Nuko ati nuko rero uri Dave? Ati yego madamu ni njyewe Dave. Madamu ati okay, ndakubabariye, reka dutangire inama yacu. Nuko Dave arishima, aravuze ati urakoze cyane madamu, baramushimiye. Nuko rero mitingi birabaye, Dave ageze umwanya wo kujya gupresenta imbere, ajya kwerekana kuri proje ya kampani, ajya imbere. Bari baporojegite kwa kundi bahuza mashini bagashyiraho porojegiteri, bakajya biri hari imbere kuri sikirini nyine abyerekana, aho biba babigize binini babizuminze, atangira yerekana ati kampani yacu ni uku nguku tuzagenda tuzamuka twiteza imbere mu bucuruzi, kandi n'imishinga yacu. Mwiriwe neza nanone abakunzi b'inkuru TV channel yacu, tugarutse tugiye kubakomerezaho igice cya kabiri cy'inkuru yitwa urukundo rw'inyabutatu. Rero reka dukomereze aho twari twagarukiye ubushize. Twari twagarukiye aho David yari amaze kwivuga, yibwira madamu boss yuko ari we Dave, ari no gusaba imbabazi yuko yakererewe. Madamu Anna ari kumwitegereza cyane, yumiwe, yibutse yuko ari wa muntu bahuriye muri bisi, amera nk'utunguwe, aramwitegereza cyane gusa. Ariko nyine abandi bari bari aho ngaho mu nama ntibigeze bamenya ngo biravahe birajya he, ntibamenye ikijya mbere. Nuko rero Dave arongera ajyaho, aramusaba imbabazi, arabanza aramusuhuza ati mwaramutse, mumbabarire rwose kubera yuko nakererewe. Umugabo wari uri aho ngaho amera nk'umwongore ati madamu agiye kukwirukana. Dave ati rwose mumbabarire, ibi ntimubikore. Nuko madamu ati ni wowe Dave? Ati ni njyewe. Ati okay, ndakubabariye, reka dutangire inama. Nuko ati Dave aramubwira ati murakoze cyane madamu. Nuko rero Dave aza kujya imbere, ari gupresenta kuri proje ya kampani, atangira kuvuga yerekana ukuntu bazagenda bakunguka n'abakiriya benshi, bakagira abakiriya benshi bahahira kampani yabo. Arangije akajyaho ari kwerekana ubwo yari yakoze bya bindi byo guporojegita imbere, ariko nyine amagambo yayazuminze bigaragara cyane, agenda asobanura, atanga n'ingero. Ajya aravuga ati uyu mushinga uzatuma sosiyete yacu ikura, kandi bitume dushobora no guhangana n'abandi
bahangane n'abandi ku masoko, ariko kampani yacu igenda ikura, igenda yaguka, itera imbere. Noneho mu gihe Dave ari kugenda asobanura ibyo ngibyo, agenda abisobanura ukuntu bazagenda bakompeta barushanwa n'abandi bashoramari, madamu we reka da! Amaso yari yagiye yibereye ku musore, ibitekerezo byagiye kure. Murabizi yuko madamu yamukunze akimubona agihagurukira bamutwite muri bisi, nuko akajya amureba akirebera iminwa, akirebera amaso. Umva, umudamu we intekerezo ze zagiye kure, zibereye ahandi. Niko yahise atangira gutekereza, atangira kwimajina Dave amusuhuje, amufashe intoki, ari kumubwira ati ngo bite mukunzi, amakuru yawe. Umva, n'ibyo bitekerezo ari kwibaza. Nuko Dave ari kumubwira ati ndagukunda cyane, nuko ati nanjye ndagukunda cyane Dave, uri uwanjye. Nuko Dave atangira amubwira ati, amutera imitoma amutera imitoma rwose isekeje, ati amatwi yawe arasa n'umutuku arasa nk'umutuku nk'iroze. Umva, umudamu ati nanjye sinshobora kukureka, sinshobora kugusiga kuko uri uwanjye. Nuko mu gihe akiri muri ibyo ngibyo rero, ngo Dave bararebana, baramwenyura, Dave bamuhaye akabizu ku itama. Mu gihe akiri muri ibyo ngo Dave amuhaye akabizu ku itama, iyi nama birarangiye. Nuko Dave barangije guperezanta, baramubajije se madamu, wakunze iyi presentation yanjye? Nuko madamu ati nayikunze cyane rwose. Madamu bararengera, yarebye undi mugabo warimo aho, aramubwira ati Dave wowe urabivugaho iki? Dave nawe ati rwose ndi kumwe nawe presentation yagenze neza. Nuko abari aho bose bahita bakomera amashyi Dave yuko ya presence neza, bamukomera amashyi rwose. Meeting ibigenze neza, inarangiye neza. Nuko rero tukiri aho ngaho, bagahita batubwira ukuntu umudamu noneho kwa Dave ibibazo byabaye ibibazo, ati nizere ko bitagiye kongera nanone. Ubundi ubungubu nigera azazana uriya mutekinisiye, kuko ugomba gukora ariya mashyiga n'iryari. Mana yanjye, ubundi aya mashyiga ameze nka puberi rwose. Ubonye yaba naringize amafaranga menshi yewe. Ariko mana, ni ukuri dufashe twoherereza umufasha, utwoherereza umuterankunga, utwoherereza umuntu udusapotinga, turebe ko yaduhindurira ubuzima. Naho ubundi rwose, ntabwo byoroshye. Nuko madamu nanone muri ofisi batwereka ari gusezerera abagabo bose baje kwitabira inama. Arangije ababwira ati mwasohoka mukagenda, usibye Dave nkeneye kuvugana nawe. Dave akibyumva nyine isura barayihinduye, ababaye nk'uwijima mu maso. Ati ni ibiki koko, ni ibiki madamu agiye kumbwira? We nta kindi yahise atekereza, asaba ati ubu ngubu wabona bagiye kunyirukana. Noneho banambwiye yuko ari umuntu uvugiraho, ari umuntu wanga amafuti. Mana umuhagarareho. Nuko arangije aragenda yicara iruhande na madamu. Madamu arangije amubwira ati se Dave, buri gihe uza muri kampani yanjye wakererewe? Dave ati oya, ngiye buri gihe rwose nzira ku gihe, nushaka ubaze n'abandi. Genda umuntu wubahiriza igihe rwose, ndakwinginze ntunyirukane. Nuko madamu arangije amubwira nti humura rwose, kuri ibyo ngibyo byo kukwirukana humura, ntabwo ndi bukwirukane rwose. Ati koko se, urakoze cyane pe. Nuko madamu arangije amubwira ati ngewe rero nitwa Anna, ushobora kumpamagara Anna. Umugabo ati yego Anna madamu. Anna arongera amusubiramo ati nakubwiye Anna. Ati okay Anna.
ati urakoze cyane noneho ushobora kugenda. Nuko Dave nawe araje aramubwira ati ugire umunsi mwiza Ana. Nuko Dave arisohokera, muri uko kwisohokera Ana nawe ati niyumva neza rwose, niyumva neza, mba ndi kwiyumva neza igihe umpamagaye mu izina ryanjye Ana. Nuko rero wa mudamu wa Dave mu rugo telefone ikamuhamagara, akahita abona ni telefone itasevinze muri telefone ze, akahita yitaba ati alo, ni Ariya muri kuvugana. Nuko nguko batangira kuvugana kuri telefone, ibyo bavuganye ntabwo twabyumvishe ntitwabimenye, gusa nyine umudamu yahise yikanga ngo ameze neza se, ndaje ntituzi ngo ninde. Nuko tugiye kubona tubona umudamu ageze ku kigo cy'akana kabo, aba yinjiye muri ofisi, abasanzemo umuyobozi n'undi mumama uri kumwe n'akana. Akijyamo baramubwiye ati ni ibiki, habaye iki muyobozi, habaye iki, byagenze bite? Nuko umuyobozi arangije aramubwira ati umwana wawe, umuhungu wawe yagerageje kwiba marete y'abandi. Ngo ibyo bintu ntabwo bishobora kubaho, yibye yashatse kwiba marete y'abandi. Ka kana k'agakobwa kari aho ngaho kari kumwe na nyina aho ku ruhande, kaba kavuze ati yego yashatse kunyibira marete yanjye, yafashe ibitabo byari birimo n'amakayi byari birimo byose abikuramo, yari agiye kunyibira marete yanjye cyane. Sibwo nyina yahise yumirwa, umuyobozi nawe ati reka iyi mico mibi ntabwo dushobora kuyihanganira rwose Miss Ariya. Nuko umudamu bimucanza baravuze ati noneho reka mbanze mvugane n'umuhungu wanjye ahari yanakwisobanura. Nuko aba aciye bugufi, arunamye hasi, arangije aramubwira ni Dave, ababwiye akana Kevin, kubera icyo wakoze ibi ngibi? Akana karaceceka. Ngiye ndi kukubaza hano ikintu, kuki wagerageje kwiba bage y'abandi? Nuko umwana we ati rwose ni ukubera yuko nashakaga nanjye marete nshyashya, nashakaga marete nshyashya rwose. Nyina arangije aramugira inama, aramubwira ni kwiba rero ntabwo ari umuco mwiza, papa wawe azakugurira marete yindi nshyashya icyumweru gitaha. Umwana ati none nzategereza igihe kingana gite? Kugira ngo mbone iyo marete? Abandi bana baranseka. Mama we ati kubera iki se mwana wanjye, kubera iki baguseka? Baranseka kubera yuko mfite marete ishaje. Yego ko. Arangije aramubwira niyo Kevin, mbabarira unsezeranye yuko utazongera gukora aya makosa ujya kwiba marete y'abandi. Umwana areba nyina ati yego mama, kandi umbabarire. Nyina arangije aramubwira ati ugomba no gusaba n'abandi imbabazi rero. Umwana ahita agenda yegera wa mujeni, aramubwira ni Jenny, mbabarira ntabwo nzongera, mbabarira, ushobora no kumbabarira se? Kuko yari ari kumusaba imbabazi akeneye yuko na Jenny nawe ubwe amubwira yuko amubabariye azimuhaye. Jenny arangije aramubwira ati yego rwose ndakubabariye. Nuko nyina arangije ahindukira wa muyobozi w'ikigo, arangije amwesikizaho, aramubwira ati rwose mumbabarire ku bwa Kevin, nongeye kubiseguraho, nongeye kubasaba imbabazi, mumbabarire, aya makosa yabaye ntabwo azongera kubaho. Nuko umuyobozi arangije aramubwira na yego, ndizera yuko nawe yakuyemo isomo. Nuko rero bakatwereka Dave yasohotse, yicaye ari mu kazi n'abandi bakozi. Umukozi umwe akaza akamwegera, agatangira akamubwira, akamusubiza ati bite Dave, inama yagenze ite? Dave ati inama yagenze neza rwose, madamu Ana yakunze presentation yanjye. Koko se? Yego, ukunda atunguwe.
Dave ati ese kubera iki utunguwe? Ati uriya muntu nta mikino agira kandi aba ashaka ko ibintu byose biba biri perfect biri ku murongo. Yego ko ahubwo uri umunyamahirwe Dave, uri umunyamahirwe rwose niba batakwirukanye. Dave arumirwa yumva ukuntu bari kumuvuga kandi akurikije n'ukuntu yamubonye aba atangiye kumudefandara bati ariko nta nubwo ari uko nguko ameze, ntabwo ari uko ameze rwose, ni umudamu mwiza cyane. Umukozi ati nuko se ubitekereza? Ni uko ubitekereza? Dave ati yego rwose, ntiyigeze anyirukana kandi nari naje nakererewe, yambabariye. Mu gihe yari akiri kuvuga ibyo ngibyo telefoni biramuhamagaye, arebye asanga ni umugore we, ahita ambwira ati nyihanganire dore ni umugore wanjye kandi mfite kwitaba iyi telefone. Nuko wa mukozi rero ahita amusezera arigendera. Dave ati yego sheri bite umeze ute? Umudamu ati ntabwo ameze neza, nari ndi ku ishuri. Ku ishuri habaye iki? Kevin ari hehe? Nuko umudamu ati Kevin yashatse kwiba bage y'abandi. Ngo ahubwo si ibyo ngibyo bishoboka bite? Umudamu nawe ati wasezeranyije Kevin igihe kinini yuko uzamugurira bage nshyashya kandi ntabwo wigeze ubimukora, nayo wamuguriye. Nuko Dave ati yego rwose ndabizi, ibyo byose ni amakosa yanjye, ubu ndabyumva disi, ubu karakaye. Nyina ati yarakaye n'ubundi yarakaye, ariko reka ibindi byose turaza kubivugana nutaha mu rugo. Dave ati yego sheri sawa turasubira. Nuko Dave ati yeye ati ntaha byageze, umwana ageze naho ajya kwiba amarete ya mugenzi we, ati ngomba kujya gusaba avansi, nkagira ibyo nikemurira. Nuko Dave aba aravuze ati ngomba kujya kuyaka avansi rwose ndayikeneye. Akahita agenda akajya gukomanga kwa madamu akahita avuga ati injira. Yareba umuntu winjiye agasanga ni Dave, agatangira kwimwenyamwenyuza, akanyamuneza kakaba karamwuzuye. Nuko madamu ni karibu Dave, nagufasha iki? Ati ana madamu, no nakubwiye kare ujye umpamagara Ana. Ati Ana nkeneye ubufasha bwawe. Ana ati ubuhe ubufasha gute? Dave ati nkeneye yuko mumpa avanse kuko nkeneye amafaranga. Ana arangije arambwira ati umva uri umukozi mwiza rwose, nta kibazo ndaza gushyira amafaranga kuri akawunti yawe ya banki. Ati se koko nibyo? Urakoze cyane Ana, ariko urazi Ana, uzi ko abantu bajya bakwitiranya bakakuvuga uko utari? Ati se bamvuga gute? Bajya bavuga ati uri umuntu utavugirwa, muri umuntu ushaka ibintu byose bigenda ku murongo, utagira imikino, uva mbese nyine uri nka wa muntu uvugisha inani na rimwe, niko bajya bavuga. Madamu arumva arangije aramubwira ati umva njye ntabwo nitaye ku byo abandi bavuga, ariko njye ntabwo nitaye ku byo abandi bavuga, ahubwo se Dave wowe iyo ndeba umbona ute? Yesu ibaze ntakeneye kumva ibyo abandi bavuga, akeneye kumva ijambo rimwe gusa Dave avuga. Nuko Dave arangije abagiyeho ati njye rwose iyo nkureba mba mbona uri umuntu ufite umutima mwiza uciye bugufi, uri umugore mwiza. Umudamu bakibimubwira aba atangiye kwisetswa, abirimwenyamwenyuje. Arongera amwitegereza mu maso, yitegereza ingoye, yitegereza iminwa, ku mutima ati n'ubundi naragukunze. Nuko Dave arangije abwira Ana ati Ana noneho ubu ngubu nagenda? Ana ati nta kibazo rwose wagenda. Nuko rero Ana ahari muri ofisi arahita yicara ku ntebe rwose aregama, n'ibyo yari ari gukora byose aba arabiretse, aba ariyicara yatangiye kwizunguriza intebe, n'iza ntebe zo muri ofisi z'umukara zitanga umunyenga, aba atangiye kwizengurutsa ari kwiyibutsa ukuntu bamubwiye ati
uri umuntu ugira umutima mwiza rwose uca bugufi kandi uri umudamu mwiza. Hano uri ahangaha niyo yatahira icyo. Ati Dave uri uwanjye rwose, uri uwanjye nta handi uzajya nta naho uzancikira, ni njye nawe. Inkuru yacu rero uyu munsi ni ahangaha igarukiye,